bose aba ari umuntu usuzuguritse ubona n'ivatiri agendamo urabona igipangu murimo murakibona ubise wemera tujye ducisha make rero uvuga umuntu uturusha ubushobozi nitugera ku bakire tujye tugenda gakeya ubona ko rwose haba umbwire kwa Pastor Claude njya kugera hano nzi ukuntu ambwira tubwira za maca zijye zigabanya amaka bose uhoberane na fande kuraje biragenda umubonye live noneho kudonge mbona akabura namwe ro muri isana hari utuntu tw'uduhene njye mbona muhitinye ikintu ugomba nureba icyana ari kumwe nacyo se reba n'icyana ari kumwe nacyo bose amahirwe masa sawa umusa kwa Claude ukabura hageze urahabona ute ameze neza cyane tukaba tugeze mu bwami bwa Pastor Claude bose aba ari umuntu usuzuguritse ubona n'ivatiri agendamo urabona igipangu murimo murakibona ubise wemera tujye ducisha make rero uvuga umuntu uturusha ubushobozi nitugera ku bakire tujye tugenda gakeya ubona ko rwose haba umbwire kwa Pastor Claude njya kugera hano nzi ukuntu ambwira tubwira za maca zijye zigabanya amaka nkawe uracyari gukodesha shambure uracyari gukodesha icyumba na sa warangiza ukajya kuvuga Pastor Claude wubatse utuye ahantu nk'aha ngaha ukaba ukodesha inzu y'icyumba na sa warangiza ukajya kuvuga ngaho re mwagiye mwemera koko mukagabanya amagana tujye twemera ikofi umuntu niba yarubatse ikofi tuyemere oya hari abantu bose muri Kigali kumva umuntu ari kubwejagura ngo ngewe ngo mfite iwanjye uri gukodesha shamburete barahinga ngo no mujyane iwanjye nta kibanza ugira nta n'itafari ugira ntugira huba uri gusesera nkatwe twose warangiza ukajya kuvuga nacomekere ifone wangu umuntu akira ufite igipangu nyine ushaka kujya no hanze tuzenguruke isambu uko kingana ubundi bajye bareka kuvugagura abantu babarenze duhere hano umva bari nkurikire neza ugiye gutera intambwe se duhere hano kwa Pastor Claude na rimwe kabiri gatatu bose ndagera twari hari kandi neza urumva bahari abantu bagiye bagana bantu bose tujye twubaha abantu baturuta tubahe n'agaciro niba ukiri mu mukode Kigali ukaba nta na metero ugira nta na santimetero warangiza ukajya aho ngaho kubera ko wahaza agapeti uru rupangu rwose muri hano rwa Pastor Claude wahaza akanoresi ukajya aho ngaho umunyamakuru akuvugisha amangambure ugatangira ukasomanya n'umuntu ukuru ese tubigishije ukuri n'iki gipangu n'inzu irimo harimo za annexe urabona aho Kigali hariya ruguru iriya hasa rero mujye mugerageza kubaha mujye mugira disipurine icyo nashaka kubabwira gusa wenda natwe Imana nibishaka bizakunda Imana nibishaka bizakunda ariko mu by'ukuri urabona nka Claude n'ubu ngeze i Nyamata sinabura aho ndara uri kubona ari hano no kwa Maji umuntu ufite urupangu rwiza arinde hose winjiyeyo ni urupangu ni rwiza urabona ruranasobanura
arega rwa rupangu rwa Majide Buraka wiyororeramo inkoko usanga hari no kunuka inkoko ariko urabona hano ni mu rugo rw'umuntu urumva hariya kwa Majiho nahita nk'aho ari mu kazi salamu nahita nk'aho ari mu kazi nawe afite ahantu hanini pe ariko urabona hano nta nkoko zihari ariko kwa Majiho ugezeyo usanga hari impumuro urabona ikiraro cy'inkoko namwe muraza abantu mworeye inkoko ukuntu abantu akwangana mu rugo rw'umuntu mu magambo make Pastor Claude araruta n'ababa mu nzu bakodesha nziza kuko iyi niye hano niwe hano haruta kwa ba Gasuku bakodesha oya Gasuku hariya nawe ni muri office ariko arakodesha Gasuku ntago aba muri kiriya gipangu se kiriya gipangu ntabwo ari cyabamo reka seriously ni haba ni kuri office naho akorera afite kandi nawe aba muri ibi bice bya hano za Bugesera hano muri uravugisha ukuri seriously waruzi ko atari yesi hari ujya ubona ku mbabura hariya dukora amavideo ntabwo ariho Gasuku araraye hariya ni muri ofisi niwe akorera ibintu bye afite ngwino twinjiremo tugeremo hano turebe tugira disipurine gusa ibiryo ntabwo twavuga ku by'imitungo gusa y'abantu ko nawe hari n'abamurenzeho ariko gusa mu ba influencer nyine twe tuba twivugira mu ba influencer ko hari n'abandi babifite urabona turanye n'abagabo ariko gusa twamuha agaciro nawe nk'umuntu w'umupapa izi nzu ziri hano murabibona ko twageze i Nyamata kwa Pastor Claude rwose ubu niho turi ahubwo tugereyo atuzimane so nta kayoga karimo ko nawe atakaye reka genda reka nkureho kamera ibindi turaza kubibereka yakamwana gabiwe inka kwa Pastor Claude yakaye inka uzayishobora bakugabiye murabibona ko Pastor Claude ari umworozi n'inka byose aba yoroye ni hapo natinya bimwe bya hapo natinya koko yes nkuko mubibona turi mu mujyi rompuwe ariko nkaba mpabonye Nzovu n'umukobwa reka mbabaza ikibagenza Nzovu ko muri hano n'uyu mukobwa ameze bite kuba turi hano urabona turimo kugenda tugana mu mpera zirangiza umwaka ejo ni kuri 25 ni Noheli bahita twinjira no muri bonani urabona wanabyiboneye umujyi wa Kigali aho wagiye kunyura cyangwa aho natwe twanyuze umujyi wa Kigali urakeye ufite isuku niyo mpamvu twebwe tuje twicara hano urabona uyu mukobwa ni inshuti yanjye muri iyi minsi turi mu rukundo niyo mpamvu namuzanye mu mujyi wa Kigali nibura kugira ngo azarangize umwaka asa neza niyo mpamvu naje kumugurira isano mu mujyi wa Kigali haba hari amasaha meza cyane reka gende bamwita ndetse bite wabo niyivuga nawe arakuze ntabwo najya kumuvuga bite bakwita nde Esther bite Esther ariko ngo watatse Nzovu ngagiye kukugurira isaha bagiye kugura telefone ariko nyine agiye kugura telefone ye nanjye ngagura agasaha ariko yindi kuvuga ati nanjye ngagura agatelefone ko nta telefone mfite muri urabona oza amafaranga yayabona urayafite ariko numvise ngo hari umudiaspora kohereje amafaranga ndayafite nashyize mu kugira ngo batayatwara harimo amayero harimo amadolari amafaranga rwose ndayafite n'amadolari n'ibiki byose harimo amadolari harimo amafaranga amanuza amayero amarivre sterling amafaranga mbese
mbese iyo ugiye kuvunja aba ari amafaranga aremereye cyane. Hano ndaguramo telefone iPhone, umukunzi wanjye mugurire agasa azaba yambaye ku minsi mikuru, ngo ndavuga za Noheli na za Bonani. reka je iPhone ni telefone ihenze, ariko hari umuntu utanga amafaranga makeya, iyo telefone bita makeya, mbese andi ukazaba ugenda uyishyura mu byiciro. Oya, wenda ndabanguguriye isaha uko uzaza ugenda witwararika unyereka urukundo, nawe bishobora mu umwaka urangira mu kwa mbere mu kwa kabiri nayikugura, ariko bizaterwa no kuzamfata neza muri iyi minsi mikuru. Hari za Noheli, hari za Bonani. none se ushaka gufata neza birenze ukagufata neza? Oya, hari waba ugiye kwibanza kwigura telefone kumfata neza, ariko Nzovu ntajya yisondeka n'ukuri. Mu ndebero uyu mwana muturuke ku maguru murebe n'ukuri. kumfata neza nta bindi, ni kwa kutazaza ansuzugura, akamba hafi tukagana tukagira gute, base kuba dutunge nibyo se. nose ubundi uyu mwana ntago yasuzugura umwana usurya niko. ubu Nzovu mugiye kujya mumurya amafaranga gusa, ariko we ndumva utakabyeri wiyakira isaha. erega buriya umuntu uvuga ngo njyana mu kabari ngurizo nzoga, ubu se Nzovu arakugura telefone nawe ntayagira koko mu by'ukuri? wenyine ninjye umugabo niwe ubanza kugura telefone, noneho we ndamugura agasaha, urabona, kugira ngo ku minsi mikuru za Noheli na za Bonani azaba akeye. ubu nibyo mugiyemo? nibyo tugiyemo, nta bindi. none se waretse nka kurangira ku muntu wanjye ahantu wagurira telefone niyo nta sa? kibazo, nawe waba umbyaye, hari ahantu ujya handi utamenyereye, bakaba ntibaguhe garanti, ugasanga niyo sangiye kumugurira, ugasanga senge original, ugasanga isazi zihita zica. oya ngiye yenda ashaka kumugura agasaka original. hari umukobwa wanjye hari ucuruza amatelefone meza, ama iPhone, ku buryo yanayaguha ukajya wishyura make ariko ubwo ukamusigira amafaranga. ndabanza mukubita 150. andi nzangenda nyamuha mu byiciro, ariko nutishyura telefone bazayifunga. ibyo nanjye ndabizi rwose, barayifunga bakaba banagufata, waba umpemukiye. yewe ndi inyangamugayo, telefone nzaza nyishyura buke buke. urabona nkora ibiganiro, nkora amafaranga menshi, hari amafaranga nzantanga buri kwezi, biraterwa nayo bantegetse. reka nkugezeyo mpakwereke, ariko nizere ko utazampemukira. ese urabe wumva bamufunga cyangwa nanjye bakamfunga cyangwa niyo telefone bakayifunga? nibyo nta kibazo rwose, bizaterwa n'uko azaba yitwaye imbere. muze mpabereke ni hariya imbere. dore aho umujyi wa Kigali ukorera naha. wabibonye ibiro by'umujyi wa Kigali? dore ngibi wayabonye. hano habamo uwo bita guverineri w'umujyi wa Kigali, uyobora umujyi wa Kigali. uyobora utwo turere. komera ko mwari mudukanze bose. dore umujyi wa Kigali naho ngaho ukorera. wari uhazi? wahaje ryari Nzovu? uyu mujyi wa Kigali mu mazu. dore n'izi boro batatse n'injoro zazaka neza cyane. noneho weho na Nuza mushaka guteretana, weho na Esther, hano hari ahantu abantu baza guteretanira maha ngaha. wahabonye ni ahantu heza cyane, uza n'umukunzi wawe mukicara. ibi byose bisaba amafaranga. hano ntago wishyura. ntabwo wishyura, ko si wava wategaguje muri ubu butare bw'umujyi wa Kigali, ukaba ufite inzara. reba nugera muri Simba ngo ujye gufatira akantu. inyubako zirimo zirubakwa pe.
aka kantu nari ngakina agakina kubonaga kuri video ntakuzi none urahagaze uragafata yamfoteze wamusuhuje se genda umusuhuze mufashe muhoberane rwose uhoberane na fande kuraje biragenda umubonye live noneho video nje mbona akabura namwe ro muri isana hari utuntu tw'uguhene nje mbona muhitinye ugomba nureba icyana ari kumwe nacyo se reba n'icyana ari kumwe nacyo bose amahirwe masa sawa iyi nayo ni banki Nzovu bayita I&M banki ni iyabo nabo ba nyiri iyi banki oya Equity ni iyi ngiyi ifite iriya nyubako ndende ya mbere mu Rwanda no mu bihugu byo hanze irahari wabishyize muri iyi banki hari igihugu wajyamo wayihasanga kabikura uraza kuyifungura umwaka utanda ngafungura banki kandi ubundi yewe bidasa kuyigorera we basi none sereka kubaza